kera nkiri umwana nagiye kwiga muri Gatolika, ndi umunyagatolika. Ibyo nabyo ni inheritance namubaye ntabifitemo uruhare, ntabizi. Ariko nkuze ndabyubahiriza, ababingize ndabyemera. Kera rero nagiye, ariko banza ngiye no gukora icyaha ubu. Ubundi ntawe ubivuga atyo, ariko gukomezwa ni muri primaire, confirmation, hanyuma routine. Ubwo nagombaga no kwicuza, nkabwira batwigishaga nk'ubenze ndishe, mbigire nti ngo genda wicuze. Sasa ngiyeyo, ngezeyo, ibyo navugaga ushobora kuba ngiye gukora icyaha, nuko ngiye kuvuga ibyo navuze. Ubundi ubanza bitavugwa. Ariko ko bambwiye ngo ngomba kubikora, iyo ntazi kubikora ntabwo bajyaga kunkomeza. So ndagenda ngezeyo, ndahimba. Reka icyaha nkigarukirizaho. Ariko nagize ntabyo nakoze, kuko nari nshakisha icyaha ngomba kwicuza kugira ngo nkomezwe. So rero abantu ubundi ibyo kwicuza birahari, cyane cyane muri aya mateka yacu. So ariko kwicuza nyako gukwiriye kuba hano, tukatura tukabivuga. Ibyo ngibyo nkubwira ntabwo bigomba kuba bibohora uwabikoze, ariko bifasha n'abandi bose bicaye n'abandi bamwumvise. Ni ibintu biremereye, bivunanye, ariko ni ibintu na ngombwa bifasha the society to heal. Ku buryo rero nubwo ndashimira ko hari ababikoze, hari muri nama ya mbere rwose ni byiza kuganira amateka yacu. Nubwo hari abacamanza, ntawe uzakurikirwa n'urwo rubanza, ahubwo birafasha pe. It heals the soul. Yes. Bifasha imitima yacu kuba abantu bazima, tukava muri ya mateka mabi twabayemo, ahora akekana, areba nabi, yishyuzanya, ati niwe wagize nabi, undi ati niwe wagize nabi mbere. Ntahakane ko atagize nabi, ariko akavuga ngo we yaje akurikira. Babanje gukora icyaha ni wowe, nanjye nagikoze nyuma. Ntabwo bikuvanyeho icyaha, ahubwo mwese hamwe mwicuza ibyo byaha bijya iruhande